Hello guys, ni Edmond at 250. Uyu munsi rero nabacukumburiye. Akavura kanyirije mu nzu ariko biba ngombwa ko nanga kwicara ubusa nkomeza gucukumbura. None ubu nababoneye agashuwadiro. Ku bantu badakunda kugendana ibintu by'ama ekuteri y'imigozi, murabizi ko FM tutajya tubasha kuyifatisha iyo twambaye Bluetooth. Ariko ubu ngubu noneho nabonye agashuwadiro ka radiyo ushobora gucuranga nta ekuteri kandi ugafata FM zose zo ku isi yose ushaka. Icyo usabwa rero ni ugukurikira akantu ku kandi. Turatangira dute rero? Uratangira ujye muri Play Store yawe, aho ujya ukura nyine ama application. Play Store, ubwo bitewe na telefone ufite, hari n'abakoresha App Store. Play Store rero turayisanga aha ngaha. Ndabizi hari abantu wenda baba bakunda kureba ku tumenyetso gusa ariko batagendera ku byanditse. Play Store ni aka kantu. Ukimara kwinjira muri Play Store, ntabwo nari nafunguye data. Ukimara kwinjira muri Store, urabona nyine ko hariho ahantu ho gusacingira cyangwa icyo ushaka. Turajya hano muri search. Mwihangane phone iri kugenda gake. Search yacu turayisanga aha ngaha. Ngiyi. Noneho urakora kuri search nk'ibisanzwe nyine nk'umuntu ugiye gusacinga, namwe si ubwa mbere mugiye kudawunirodinga app. Noneho urakora hano kuri search. Ukimara kujya kuri search urandikamo Radio Garden. Radio Garden. Radio Garden. Radio Garden ni uku nguku byandikwa. Urabibona hano ukuntu byanditse Radio Garden. Ucunge neza ko wabyanditse fresh kugira ngo utaza guhura n'ibindi biradiyo bisanzwe utamenya ubwoko bwabyo. Noneho then uhite ujya search. Urindire urebe ama app bari buguhe. Tukigera aha ngaha tayari dore ya Radio Garden yacu twayibonye. Murabona ko ifite akamenyetso se kukitonda kuko haba harimo amaradiyo menshi. Ifite akamenyetso, kano kamenyetso mugafate mu mutwe. Urabona ko ari akantu kameze nk'umubumbe w'isi. Reba aho iyo fresh, reba nyine ureba akantu karimo ijisho ry'icyatsi. Numara kugiraho ubwo nyine urahita ukora hano kuri install nk'ibisanzwe nyine kugira ngo westare. Urakora hano kugira ngo westare nyine application yawe. Ukimara kwestara application urarindira. Ubwo biraterwa na connection we uraba ufite nyine, birihuta bitewe na connection. Muhumure ntabwo ari kanini, ndakeka ko gashobora kuba gafite nka megabyte 11. Ntabwo karenze tu. Ntabwo kafite capacity ihambaye. Gusa nimba ari uko wenda ubushakashatsi mbukoze mu kibunda, network ndabona ari gakeya kabisa. Gusa mwihangane tugendana akantu ku kandi. Abizi ibintu nk'ibi ngibi aba ari ukwitonda kugira ngo turebe ko byacamo fresh. Karacyarodinga ariko nyine tayari bukaratangiye. Murabona ko katangiye kubara. Yagize ngo kagiye kunsebya nta tu MBZ mfite kandi MBZ ndumva narindi nazo. Turarindira rero, murabona ko kari kunyaruka bya hatari. Sinzi nimba muri kubona ukuntu kari kugenda. Kari kwiruka bya hatari wagira ngo ahubwo ni gatumwa.
tayari kamaze kugera ku 100 nk'uko mubibona noneho gatangiye kwiyesitara, ngo mutegereze gatoya kugira ngo turebe ko kamara kugeramo ubundi nkabereka uburyo mugiye kujya mwiyumvira FM nta ma ekuteri mukeneye, biriya bintu byo kugendana ibintu by'ibikuteri by'imigozi. Dore murabona ko kari kwiyesitara, mu gutegereza kakabanza kakageraho fureshi. Ibintu by'ama ekuteri y'imigozi ntabwo aba ari sawa nyine tu, biba bigaragara nk'aho harimo ubupfura buke. Gusa wenda wiherereye ahantu witurije bwo watonagamo, ariko nanone kugenda birereta si sawa. Ya radiyo gadeni yacu murabona ko ikiri gukuba insitaringi. Oke, tayari ubu ngubu yamaze kugera muri apulikasiyo ntunze. Hano baba bambwira ngo nyiporotegite nyirokinga, ariko nyine ibyo turabivamo turabikupa byose. Gusa fone yanjye nayo ikibazo yagize kabisa, umenye imaze kubika ibintu byinshi ndabona iri kugenda gake. Turagaruka rero muri turebe radiyo gadeni ko yamaze kugera. Urabona ko mfitemo apu nyinshi, ni cyo ikintu gishobora kuba cyateye fone yanjye, ariko uko byagenda kugera ku ntego yanjye. Rero mwihangane ntihagire urambirwa kugira ngo turebe ko ibintu byacu byagiye mu murongo. Murabona ko biri kugorana, ariko nabwo wahita wifashisha saci ukareba ya radiyo gadeni. Tayari urabona ko radiyo gadeni hano nyifitemo. So ya apulikasiyo yacu ya radiyo gadeni rero turayikirikaho, dutegereze turebe ibyo ari byo. Urategereza kubera iba itarafashe imirongo yose, ibanza gutindamo ukuntu, ariko uko byagenda kose turabigeraho, kuko icyo niyemera kandi kikarangira. Ubwo rero namwe ntimurambirwe kugira ngo tubashe kureba ko byacamo. Urabona ko ifite akamenyetso k'umubumbe, buriya tayari bwo kagiye, ibintu byacu bitangiye kujya ku murongo. Urategereza, urabona ko haje akantu ka lodingi k'agasayiko. Ukimara kubona nyine ko kamaze kwilodinga, barakwereka kano gafureshi, urakabona nyine mo hano hagati, kano ka puresi pureyi tu sitati radiyo gadeni. Urahita nyine barakubwira ati puresinga. Iby'amategeko n'amabwiriza byo ni ibiba bisanzwe. Urakoramo hagati muri kariya kantu k'akaziga karimo akantu kameze nk'agafureshi. Urakoramo hagati kabisa kugira ngo dutangire gahunda zacu. Ukimara gupuresinga barakwereka nyine purintingi sidi, buriya bari kugira ngo bashyire ku murongo ariya masheni yacu kugira ngo tubashe kuyabona fureshi. Mukomeze kwihangana kabisa, ntabwo ndi kubatindira kugira ngo wenda viyuzi ziboneke, ahubwo nyine biba biterwa na konegisiyo. Ubona ko hari igihe nyine konegisiyo zigira shwi, bakakubwira ati ongera urilodinge, ugahita urilodinga rero kugira ngo bijye ku murongo. Urabona ko badusubije handi twatangiriye. Tayari ubu ngubu twamaze kwinjiramo nk'uko mubibona. Dore hano dufite inteko FM 101.5. Urayibona ubu ngubu dukoze kuri pureyi kabisa. Iyo radiyo tuhita tuyumva neza cyane. Noneho ubwo kugira ngo ushakishe ayandi maradiyo, kanze ndebe
Okay. Uragira ijambo urakanda hano kuri search. Mbereke akantu ku kandi kugira ngo tutayobagurika. Search ndakeka murayibona hano, kano ga fresh ka search urakajyaho nyine urebe radiyo ushaka, cyangwa urabona hariho amaradiyo menshi, ariko ushaka nko kujyamo hano muri search nanone ugashaka country cyangwa city station, ugasacinga wenda nka Kigali cyangwa ugashaka Rwanda. Reka dusacinge Rwanda kugira ngo amasheni yose yo mu Rwanda tuyabone, nta bintu byo kuvuga ngo turasacinga akaradiyo kamwe kamwe. Urakora hano muri search, birimo gutindamo kubera ko nyine bitarajya ku murongo, ariko ushobora no gusanga wenda wowe muri telefone yawe bishobora kwihuta. Njyewe bibashije kuntenguhamo ukuntu, ariko uko byagenda kose indi nzira ndizera ko muzibona fresh. Aka kantu ka search kantengushye ndi gukoraho bikanga, sinzi ikibazo kivutse, umenya ari ukubera network nazo ziba zibyiganiramo, ariko mwihangane kabisa, mwihangane turebe ko ibintu byacu twabishyira ahagaragara ndetse bikatungana. Search yacu yabizanye fo. Okay. Urabona ko ka gataburo ko kwandikiramo niko kari katinze, kadusacinge icyo bita Rwanda. Tukimara gushyiramo Rwanda turasacinga, barahita batwereka amaradiyo. Murabona amaradiyo yose yo mu Rwanda ngaya, urutonde rwayo. Amaradiyo ya hene izo taruzi utajyaga wumva uyu munsi uri buzifatishe, ndetse n'izivugira mu turere runaka, urabona ko hagiye munsi harimo n'uturere, ushaka gukanda akarere. Ubwo rero buno ntabwo nayipureyinga ngo muyumve, ariko icyo nzi ni uko tayari ibintu byamaze kujya ku murongo. Ubwo rero wenda nshobora nko kupureyinga iyi radiyo yitwa Radio Imanzi. Radio Imanzi. Iyi ngiyi nkayikirikaho, ubundi tayari. Noneho ibiri no kuvuga neza, nta gutegwa, nta kabisa. Nako kantu ndakeka nta bikaze, nako naberekaga. Ikindi mbisabira ni ugukora subscribe kugira ngo njye nkomeza bacukumburire, mbashakire utuntu tw'ubwenge. Ubwo kwihanganisha abantu bakurikiranaga imigani yanjye, namwe ni vuba rwose, n'ubundi kubashakira n'indi migani, ariko mu gihe imigani itaraboneka, reka tube twitaye kuri aka kantu, tubanze twiyumvire FM ivugira ku mirongo myiza cyane. Okay. Ndaba rero kuba mwabashije kwihanganira ibigeragezo twahuye nabyo, abizi muri ino si duhura na byinshi, ariko ndabakunda cyane, ntabwo nabikoreye ubundi nabo bikabisa. Murakoze gukurikira Edmond Art 250.